Barigokorenshwa TV. Nagushimye hafi icyubahiro, gushimira ubw'akanya kamaze gutambuka ubuhimbazi. Kandi turakunze data wa twese twanyura byakabiremo data wakugira ngo kayobore. Nyagora kunguma amani byaneza amani kunda njyewe ugiye kuvuga ngiye kumbura akabona muri umugabo data wa twese. Ntaba ari njyewe data wa twese reka icyo cyane kiburizwemo kuko burabura kukuza data wa twese. Nyagora kunguma reka nkasamire mubere mikoro bivugire urangure nk'umukuru wera. Ndakwingize data wa twese ngo ije mugiye kwiga urengeze ubugingo bw'imitima yo kuryakira tunezerewe. Ngaho kandi dufashe uhagarare twese by'ubutwari ugiye kumvira data wa twese kandi data wowe dushoboza amanya wose usigaye imbere nk'uko Imana idukunda. Urakoze data wa twese yizeye ukuri amareka basabwa ngo data twese by'ubutwari byabane twizeye inzo yo Yesu Kristo wakoresheje twakoze. Amen. Imana ishimwe cyane mbere ya byose ku batanzi ku bashyitsi baje uyu munsi. Amazina yanjye nitwa Mujyanama Abrahamu, ni umugabo nubatse, ndafite umwana umwe kandi ndafite n'umugore umwe ari we mwarimukazi w'ikanisa. Abatanzi rero ni bazaba batangiza bakibaza ko twahuye imyirondoro yanjye na muganga w'ikigo kuganira ku ijambo ry'Imana tubibuze gukunda. Turakoresha igihe cyacu neza, turakora nk'intore kandi turakora nk'abakiri batoya abatabona abantu bashaka kuzamukira. Tuze kubana amaso rero muri aka kanya, ndagusaba kugira ngo weho uze kuba amaso nurangira agati cyane twatambutse kandi fate Bibiliya zacu turambure mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 9 umurongo wa 22. Abafite Bibiliya nk'iyanyu ni paje ya 720. Turaganira ku ijambo ry'Imana twasanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cyaho cya 9 umurongo waho 22. Afite Bibiliya nk'iyanjye ni paje ya 720 mu ruhande rw'isezerano rikuru. Reka nsabe umuntu umwe wahageze abisomere kuva ku murongo wa 22 ndetse na 23. Umunyabwenge ye kwirata ubwenge bwe, n'intwari ye kwirata ubutwari bwayo, umutunzi ye kwirata ubutunzi bwe, ahubwo uwirata yirate ibi, yuko asobanukiwe akamenya yuko ari jye Uwiteka ugira imbabazi no kutabera no gukiranuka mu isi, kuko ibyo ari byo nishimira, ni ko Uwiteka avuga. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe kubw'aya magambo meza yakiriye nanjye ngo Uwiteka aravuga atya ati umunyabwenge ye kwirata ubwenge bwe, n'intwari ye kwirata ubutwari bwayo, umutunzi ye kwirata ubutunzi bwe, ahubwo wirata yirate ibi yuko asobanukiwe akamenya yuko ari jye Uwiteka ugira imbabazi no kutabera no gukiranuka mu isi, kuko ibyo ari byo nishimira, niko Uwiteka avuga n'amagambo y'Imana. Haleluya. Bashyire neza muri ako kanya kubw'amagambo meza ari muri
gitabo ari muri icyo gice cyanditswe na Yeremiya. Aya ni amagambo meza cyane adukomeza muri iyi minsi. Aleluya. Ngo umunyabwenge wirata iki? Ubwenge. Aleluya. Umunyabwenge kuri iyi saha ye kwirata ubwenge bwe. Imana tugire neza. Ngo kandi n'intwari ye kwirata ubutwari bwayo. Ngo n'ufite ubutunzi ye kwirata ubutunzi bwe. Aleluya. Kwirata. Aleluya. Iri jambo tumaze kuryumvikanaho neza. Ngo umunyabwenge kugira ye kwirata ubwenge bwe. Aleluya. Ubu bwenge dufite ntabwo kubwiratana. Ubu bwenge ni ubusa. Aho twakwiye kwirata Uwiteka. Muri iyi saha muri iki gitondo Imana no kutubwira ngo twe kwirata ubwenge bwacu ndetse twe kwirata n'ubutwari bwacu. Kandi twe kwirata n'ubutunzi bwacu kuko ibyo byose ari ubusa. Ibyo byose ni iki? Ibyo byose ni ubusa. Ibyo byanjye kwirata ntacyo byamarira kuko ni ubusa. Kandi kwirata ubutunzi, kwirata n'ibyo mfite ni ubusa. Ni benshi abafite bikaba bamubusa. Aleluya. Ni benshi abafite ubutwari, bafite n'ubwenge, bwa bwenge bukagute bukabahinduka. Aleluya. Kandi muri Zaburi ya 19 kugira ngo umuntu ni ubusa. Amina. Umuntu ni ubusa. Wakwirata ubwenge, wakwirata ibyo ufite, wakwirata ubutunzi bwawe, menya yuko umuntu ari iki? Umuntu ari ubusa. Byose ni ubusa. Aleluya. Turakwiye kwirata iki? Uwiteka wenyine. Aleluya. Turakwiye kumenya Uwiteka, twamara kumumenya akaba bihindukira. Abo akaba turata. Niwarata uzarate Uwiteka ufite. Sibyo? Uzirate Imana kuri. Mbere kugira ngo wirate wewe ubwawe, uzamanze urate wakugize uwuriwe. Aleluya. Uzamanze wirate Imana yakugize uwuriwe. Ariko twe kwirata. Aleluya. Kwirata. Ijambo kwirata. Iri jambo urisura inyakarongo. Kwirata. Aleluya. Kwirata, kwe kwirata. Ahantu ijambo ry'Imana ryatuze kuri munsi rikutugira ngo kwe kwirata. Utirate kuri umuririmbyi. Irate kuko ko kuririmbe Uwiteka. Haleluya. Amen. Irate Uwiteka kugize kuba uwo muririmbyi. We kwirata uko ubona muri karitsiye ahubwo wirate uko Uwiteka atuma bakubona. Aleluya. Ubwacu twe kwirata. Abo turate Imana. Turate Imana tugera kuri. Twe kwirata kuko twaramutse kuko ntacyo twatanze. N'abantu bagiye bafite ko bagomba kubaho. Abo turatuwiteka watumye tugera kuduhabwa uwo mwuka w'uyu munsi. Kwegurira kwa twibazima kuko hari benshi barwaye, hari indembe z'ibitaro kwa muganga, abenshi barushe, abandi twebwe turacyafite imbaraga ntabwo yo gutwara ibwacu. Kwegurira abo kwirata Uwiteka wabiduhaye. Kwirata Imana mu murimo dukora, mu rugendo, muri karitsiye dutuyemo, aho tugeze, sosiyete turimo runaka, itsinda turimo ahantu duhurira. Kwirate Uwiteka. Dusobanukirwe n'Uwiteka. Mbega twirate kwirata. Aleluya. Kwirate ubutwari. Duhakanye Imana. Kwirate Uwiteka wenyine. Kwirate Imana. Ahubwo wirati yuko usobanukiwe yuko ari njye Uwiteka ugira imbabazi no kutabera no gukiranuka mu isi. Aleluya. Kwirate yuko Uwiteka niwe ugira imbabazi. Aleluya. Uwiteka kwirate kariwe ugira imbabazi, kariwe utabera. Uwiteka wenyine.
ariwe twirata. Muri iki gitondo kuri iyi saha Uwiteka arabarire. Twirate Uwiteka, Imana tugire neza, Imana idusange. Natwe batinze turakora nk'intwari, dusimbukire hirya kwa Petero wa mbere igitabo cya kabiri umurongo wa mbere. Afite ibirango by'isezerano rishya, afite ibirango iyanjye, ni kuri paji ya 238. Rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cyawe cya kabiri umurongo wa mbere, afite ibirango iyanjye ni paji ya 238. Abandi reka dusome umurongo wa mbere ngo muyamwe ibintu byose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose, mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuze amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza, niba mwasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza amagambo y'Imana. Aleluya. Iri jambo urimo kuryumva, njye ndavuga mbegereye, ndikumva ryo biramfasha neza. Aleluya. Usobanukirwe. Twatangira ngo twe kwirata. Aleluya. Ariko hano ate ngo mwiyambure ibikorwa byose n'uburiganya bwose. Aleluya. Twiyambure igomwa byose. Twamaze kureka kwirata no kwiyemera, niturangiza kwiyambure igomwa byose. Aleluya. Tumaze kureka kwibona, nitwarangiza kwiyambure igomwa byose. Imana tugire neza, Imana idusange. Ngo no gusebana, uburyarya no gusebana. Bana b'Imana turi gusebana, turi kuryaryana kandi turi muri Kristo. Aleluya. Turi kuryaryana, turi kubeshanya, kandi twese turi iki turumwe. Aleluya. Turi kubeshanya, dupangana, turi inzangano, twese turumwe, twese ntabwo turi iki. Aleluya. Ahubwo Uwiteka uwo waturemye niwe uzi icyo turi cyo. Aleluya. Imashini neza. Mumere nk'impinja zivutse vuba. Uruhinja ruhora rwera. Aleluya. Nta cyaha cy'uruhinja, urujya ruhera rwera rukiranuka kuko nta kibazo. Ngo natwe tumere nk'impinja zivutse vuba. Mu gikorwa twe natwe tumere nk'iki, tumere nk'impinja zivutse vuba. Aleluya. Ngo twifuze amata y'umwuka adafunguye. Aleluya. Twifuze amata y'umwuka adafunguye. Ayo mata y'umwuka ni agakiza gakomeye gafite imbaraga muri twe. Aleluya. Dushaka agakiza ayo mata. Aleluya. Twegukiranuke, duhindukire Uwiteka. Ayo niyo mata dushaka y'umwuka, ayo niyo mata adafunguye. Dushaka umwuka wera kugira ngo aze hagati muri twebwe. Ufite umwuka wera, njye nawe ntacyo twapfa, njyewe nawe ntacyo twapfa tewe na mwuka wera. Turi mu buntu bw'Imana, ntabwo twajyana, nta nzangano. Aleluya. Nta n'ishyari, nta no kuryaryana, twese turi bamwe, nta n'uwari mu kindi, twese dufite Kristo. Turakwiye gushaka Kristo. Hasi kuno mwaka batubwira ngo mu icyo gice ngo nuko rero mwebwe ubwo mwizeye muzi ko ari byiza, ari iby'agaciro cyinshi ko n'abo kubanga kwizera ibuye abubatsi banze nibyo byahinduwe irikomeza imfuruka. Aleluya. Mwashyize neza.
kugira ngo ibuye ryanzwe n'abubatsi rikomeze imfuruka. Niyo wakurikira Uwiteka, niyo wasenga, n'aho abantu bakwanga, ariko ufite Kristo ntacyo byabitwara. Amina. Niyo bakwanga, niyo bakurenganya, na Kristo bwe ntabwo bamwemeye. Aleluya. Niyo bakwanga, upfa waretse ibintu byose byo kwirata, byo kwiyemera, gukora kwirata ukuri. Niyo abantu bakwanga, ariko byose babiretse, Uwiteka akuzi, ibyo babihagije. Aleluya. Niyo muza kumvira wa Yesu kugeza bashoze kugenda. Ngo kandi umugenzi w'abatangiye muri Siyoni yamwindiye umuca intege. Imbwa bati urugendo wiyemeze ntuzarurangiza, iyi nzira ntuzayishoboza. Ariko navuga ati ibyo mwumvira byose ntibirushire umutwaro kuremera. Aleluya. Ibyo bambwira abana b'urugendo avuga ngo ibyaha njyewe nikoreye ntabwo, ibyo muri kuvuga ntabwo byarusha ibyaha nikoreye kuremera, kuko ibyaha mfite nibyo bindemereye gusumba ibyo muri kumbwira. Yarazo yakurikiye. Ikibabaje ni uko tubyinjiramo nje tukabivamo. Ni uko tubyinjiramo nje tukabivamo. Dukomeze hirya ku murongo wa 20 n'igice nanone, ntabwo ndajya ku gice nacyo nibuze gusorezamo, ntabwo ndi murengana n'iteka, kuko ndikore vuba vuba, ntabwo ndatinze kumva ijambo ry'Imana kare, kandi n'irame naryo ntabwo abantu baryumva neza. Ku murongo wa 20 avuga ngo ariko se niba mwihanganira gukubitwa ibipfunsi babahora icyaha, muzashimwa iki? Icyakora niba mukora neza akaba ari byo mubabarizwa, mukabyihanganira, ibyo nibyo Imana ishima. Amagambo y'Imana. Aleluya. Iri jambo uri kuryumva? Iri jambo sinzi kuko uri kuryumva, sinzi niba uri kuryumva uko uri kugira, ni wakwira ukakubitwa ntacyo uzabibara Imana Uwiteka. Aleluya. Ni waratutwari bwawe ukawukubitira ibipfunsi, icyo ntacyo bizabigiritse, ahubwo igifite haravuga ngo ariko se niba mwihanganira gukubitwa ibipfunsi babahora icyaha, muzashimwa iki? Niyo muntu babakubita ibipfunsi, babahora kubeshya, babahora kwiba, babahora gutukana, babahora kurwana, muzashimwa iki? Muzashimwa iki niba mutukwa? Aleluya. Babahora gutukwa, muzashimwa iki? Ariko hano ijambo Imana ryatubwira ngo icyakora niba mukora neza. Aleluya. Ariko nawe mukora neza akaba ari byo mubabarizwa, mukabyihanganira, ibyo nibyo Imana ishima. Aleluya. Nawe kwita kwagiye mu nzu y'Imana, kwakoze umurimo w'Imana, uzihangane, ibyo nibyo Uwiteka ashima. Aleluya. Niba guseka kugiye mu nzu y'Imana, ibyo uzabyihanganira. Uzavuga uti hari ijambo nasomye rinyemeza yuko ibyo Uwiteka ashaka. Aleluya. Habura benshi ujya gusenga kuba ati yabuze ubwenge, ati dore yagiye ko aratendetse aragiye, nta gukora ntaki, ahubwo agiye kuva mu nzu y'Imana. Aleluya. Abakinzi ntabwo ntabura mu rugendo, abakinzi ntabwo ntibabura, nta nubwo bakize kuzabura. Nta nubwo bakize kuzabura. Turi kumwe n'Uwiteka byose. Ikizima w'iki kintu ugomba kumenya, uwo wamenye neza. Wewe urakwiye kumenya ukurimo, ukamenya ko ari hejuru ya bose. Ukamenya yuko ari we ukurinda muri urwo rugendo. Akubwira ati ngwino twigendere, bakuvuga mwana wanjye, ngwino muri imbere, ngwino ndagutambukije, ngwino turi kumwe, ngwino ngize, ngwino ndagukunda muri imbere yawe. Abo niyo Haleluya. N'ingorane zaza,
ntacyo waba. Uwiteka ukomereza muri urwo rugendo rwawe, muri iyo nzira yawe, Uwiteka niwe uyikuyoboramo. Aleluya. Ushaka Uwiteka ugishoboka, kandi umwambaze akiri bugufi. Aleluya. Rero nabyo mubwire ndaza nzanye ingororano ngo hahirwa kuba maso. Aleluya. Hahirwa ugira uti hahirwa kuba maso. Niyo mpamvu kuri muri aka kanya hahirwa kuba maso. Kakwe kuba maso. Imana ishobora byose. Aleluya. Imana ishobora byose wayemereye Uwiteka akaba muri wowe. Imana ishobora iki? Ishobora byose. Nibyo batangira tubwiye. Nibwo tuzikora tukaba turahameza ntawe. Aleluya. Murabizi wa mugani twasirimbaga umucucyo tutureba. Aleluya. Wakwega n'igikuta ukagenda umwenda wanditse itaka. Turimo kubyigana. Ariko ubu turi ahantu hisanzuye. N'ibitari byaza nitukomeza gusenga tugapfukama bizaza, kuko mu ijuru hari byinshi. Mu ijuru hari byinshi. Mu ijuru hari byinshi. Turakwiye gushaka Uwiteka bidushoboye. Turakwiye kumwambaza akiri bugufi. Ibisigaye muhuze umutima. Baririmbyi, bakirisitu, banyamasengesho, nshuti z'Imana, ibisigaye duhuze umutima. Ibisigaye duhuze umutima. Ibisigaye twese muze duhuze umutima. Twahuze umutima byose byashoboka. Twahuze umutima icyo twakora cyose twakigeraho, nta cyatunanira. Ariko duhuje umutima. Twese duhuze umutima. Ngo kandi dukundane nk'abavandimwe. Dukundane nk'abavandimwe kuko ntabwo twahuze umutima tudakundana. Ntabwo njyewe nawe twahuze umutima ariko nta rukundo ruri hagati muri twebwe. Dukundane duhuje n'umutima, ni nabwo tuzashobozwa gukora uyu murimo tunezerewe. Ariko duhuze umutima. Mumfashe duhuze umutima. Aleluya. Neza nayo turengere Imana duhuze umutima. Twageze kujya kure Imana tubabarire.